hari ibintu abantu bakora bikabahira bikagenda, abantu bagakoma amashyi bagataha, abantu bakava mu kazi bakagera mu rugo amahoro. Si uko batwaye neza, si nuko bize kuyobora, ntabwo ari ikindi kintu cyabaye, ahubwo nuko umugeni wa Kristo akiri hano mu isi. Abantu bagize intege nkeya mu by'ubu buzima ntibafate ibindi abandi bafashe. Abatarashatse baragombaga gushaka, baratsinzwe ku bigo by'amashuri. Abatarubatse ingo baragombaga kuzubaka. Abatarabyaye baragombaga kubyara. Ngo iyo ni intsinzwi. Siko biri. Ariko abamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bazirata ibihe n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo tuzishima urupfu hejuru, ngo turubwire ngo warupfuwe urubori rwawe rurihe, ngo tubwire kuzimu ngo kuzimu we mbese urihe ahawe ko tutahabona. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro n'umukiza wacu. Imana nibishimire cyane kandi ibane namwe aho muri hose. Nshimishijwe no kuba kuri iyi kamera muri uyu mwanya, nayibeshejweho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse gusa izina rya Yesu, kandi izina ry'imbaraga n'ubushobozi n'ubutwari rituma tuvuga ibyo dukwiriye kuvuga tukiri muri iyi ngando. Ni Kwizera Jonas, ndi umukristo kandi nkunze kuvuga ko aricyo kintu cy'agaciro ngira. Imana ishimwe rero. Shimiye kandi na Biremera TV bangiriye icyizere cyo kongera kuntumira kugira ngo nganirize abantu b'Imana ijambo ryayo. Karibu rero, ariko mbere yuko wumva icyo Imana yashyize ku mutima wanjye muri aya masaha cyangwa se muri uyu mwanya, reka mbanze nsengane nawe. Imana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane kuko wera, uhabwa icyubahiro cyane kuko uri hejuru ya byose, ushyirwe hejuru ya byose n'abo waremye, kandi ibyo waremwe byose biguha icyubahiro kiri hejuru y'ibindi byubahiro. Urakoze cyane kuko witwa ndiho uyu mwanya. Manura imbaraga zawe zumvikanisha iby'imbaraga zawe ziba mu ijambo ryawe, kugira ngo rigire umumaro uko bikwiriye, kuko isezerano ryawe rivuga ko ijambo ryawe ritazagenda ubusa, ahubwo nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka igatanga ibyo kurya ku muhinzi uhinga ubutaka, ko niko ugomba guherekeza ijambo ryawe. Ngaho rero riherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso muri aka kanya. Amen. Wowe unyumva cyangwa se uzandeba, ndagira ngo dusomane ijambo ry'Imana cyangwa se twigane ijambo ry'Imana mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, ni ukuvuga mu Baroma igice cya 12 umurongo waho wa 21. Abaroma igice cya 12 umurongo waho wa 21. Handitswe amagambo avuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Amen. Dusubiremo amagambo kuko si menshi. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. N'uyu murongo umwuka wari yashyize ku mutima wanjye, kandi nifuza ko njye nawe twumva ndetse tukarenga urwego rwo kumva tukanumvira, kuko kumva ijambo ry'Imana ni kimwe, no kuryumvira ni ikindi. Ijambo ry'Imana ntirijya rigira umumaro mu bantu iyo baryumvise gusa. Oya, ijambo ry'Imana rigira umumaro mu bantu iyo baryumvise bakaryumvira.
kumva ijambo ry'Imana ukaryumvira niko kumva nyakuri. Kumva ijambo ry'Imana nturyumvire, iryo ni iyeri rya Satani akoresha mu bantu benshi, bakabaho bavuga amagambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana, ariko ibyo bavuga bivugwa bakabisiga aho ngaho bari bari bakagenda. Bibiliya yavuze ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Ijambo Umwuka Wera yampaye muri aya masaha nganira n'abantu, baba abari kure n'abari hafi, abanzi n'abatanzi, ni ijambo rivuga ngo kunesha. Kunesha mu buzima bwa hano ku isi, ntekereza ko nta wanga kunesha. Umuntu wese arwana uko ashoboye kugira ngo aneshe. Ariko kunesha ni iki? Iyo Bibiliya itubwira ngo tuneshe, ibitubwira iki cyangwa se ibivuga iki? Kunesha, abantu bamwe bajya babyitiranya, bagashaka kubigereranya n'iby'ubu buzima. Kunesha ntabwo ari ikintu kiri hafi, gusa ni ikintu gishoboka. Imana y'abera yo mu ijuru, isumba byose, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, yateguye ijuru. Iryo ntiyariteguriye ikindi kintu cyangwa se abandi bantu. Imana yateguye ijuru kugira ngo rizabe nk'abanesheje. Kunesha, turi muri ubu buzima, iyo dusabwa kunesha, tuba dusabwa kwangira kure, tuba dusabwa guhungira kure, tuba dusabwa no kunesha n'intambara zitari zaba ariko ziriho. Tuba dusabwa kugira umwifato w'ab'ijuru turi hano mu isi. Tuba dusabwa guhereza umubiri wacu n'ubugingo n'umwuka Imana ikabiyobora ku manywa na nijoro. Tuba dusabwa guha ingingo zacu n'intekerezo zacu n'ubwonko bwacu n'ibitubamo byose, tukabwira iyera yo mu ijuru, tukabibwira ngo ngwino uyobora ingingo zacu zose uzigarurire. Ntituguha umwanya muri twebwe, ahubwo turakwihaye ngo twebwe twese uko turi udutware. Bya byaha binyura ku ruhande, ya mitego ya Satani, kwa kugwa bamwe basa nkaho bagize akamenyero, iyo byagenze gutyo ntabwo ari twebwe tuba turiho, ahubwo ni Kristo uba muri twe. Za ntege nke za hato na hato, nimvuga intege nke wenda bisobanuke neza, umubiri twambaye ubundi ugira intege nkeya, ariko iyo urimo Yesu duhinduka abanyembaraga. Ko Bibiliya ivuga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, hari ijambo rivuga ngo bakurwaga mu ntege nke bagashyirwa mu mbaraga nyinshi, ngo abagore bahabwaga babo bazutse, barageragejwe cyane ku buryo bazereraga hirya no hino mu bihanamanga, bari barakuwe mu ntege nke rero, kandi nta kindi cyabakuyemo, nuko bafashe Kristo bakamwiha wese, bakavuga ngo reka twisunge twihe uwanesheje kera atuneshereze. Kunesha ni ugutsinda icyaha n'igisa n'icyaha
wishingikirije ku wakinesheje, uwo ni Kristo. Kunesha muri ubu buzima, abantu iyo baneshejwe hari ubwo bajya basekwa. Iyo baneshejwe n'ibinesha abandi muri ubu buzima, iyo batsinzwe ku mashuri batabonye amanota meza, njya numva hari n'abavuga ngo ntibazagurira abana babo ibyo bagomba kubagurira kubera yuko bagize amanota make. Kuriya ni ukwibeshya kwambaye ubusa, n'ibyo Kinyarwanda kibaho. Kuriya si ugutsindwa. Abantu bagize intege nkeya mu by'ubu buzima ntibafate ibindi abandi bafashe. Abatarashatse baragombaga gushaka, baratsinzwe ku bigo by'amashuri. Abatarubatse ingo baragombaga kuzubaka. Abatarabyaye baragombaga kubyara. Ngo iyo ni intsinzwi. Siko biri. Bagahabwa akato n'abandi ngo bagize intege nkeya baratsinzwe. Iyo si intsinzwi. Intsinzwi cyangwa ugutsindwa gukomeye si ukutagera ku byo abandi bagezeho turi n'ahangaha muri uyu mubiri. Ko siko gutsindwa. Gutsindwa gukomeye kandi guteye agahinda, kutagira ukugukurikira, ni ugutsindwa mu mutima wawe wiburamo imbaraga zo kwakira Kristo ngo akuneshereze. Ugutsindwa gukomeye hano muri ubu buzima si ukubura amahirwe yo gutura aho abeza batuye cyangwa yo gufata ibyo bafashe, yo guhirwa n'ibyahiriye abandi inaha ngaha. Ko siko gutsindwa. Gutsindwa gukomeye ni ukubaho mu buzima bw'inaha ngaha hano ku isi, ugatekereza ko ubuzima ari ubwo, nta bundi buzima buhari. Hanyuma rero ugutsinda gukomeye, ugutsinda gukomeye, ugutsinda kwiza, ugutsinda ko kwishimirwa ibihe byose, ni ukwifata wese, ni ukwirekura, ni ukwiha Kristo akagutwara, akakuyobora. Na nyuma y'ubu buzima bw'ibyangirika nk'ifeza n'izahabu, kazabaho mu buzima Kristo yateguriye abamukunda n'abamukorera. Ubwo buzima Kristo yateguriye abamukunda n'abamukorera ntabwo abazabujyamo hazabaho gutoranya ngo uyu nguyu yagize intege nkeya mu isi ntiyiga, uyu nguyu yavukaga mu muryango ikennye ntigeze agenda n'imodoka cyangwa ntiyambaye inkweto. Si cyo kizabaho. Ntabwo bazareba ngo uyu nguyu yari muremure, yari mugufi, uyu nguyu yari igikara cyane yagendaga asebya abantu, yari igikara nka kaburimbo. Oya, ibyo ntibazabireba. Ubuzima Kristo yateguriye abamukunda n'abamukorera ntabwo bazareba ngo uyu nguyu yavukaga mu cyaro cyangwa yavukaga mu mujyi. Mumurebe neza, ashobora kuba akomoka mu muryango w'abami. Sibyo. Ubuzima Kristo yateguriye abamukunda n'abamukorera buzabamwo abantu bemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, akabayobora, kabone yewe n'ubwo inkomoko yabo cyangwa se ubuzima babayemo hano mu isi ari ubuzima bugayitse. Njya mbwira abantu nkababwira ngo iyi si umutekano n'amahoro ifite, ariko reka mvuge ku mahoro gusa, umutekano wo utangwa n'abantu.
reka mvuge ku mahoro. Amahoro isi ifite ntabwo ari uko hari abayaharanira cyane, si icyo ngicyo, ahubwo amahoro isi ifite buriya ni uko urubyaro rw'Imana rukirimo, cyangwa se itorero, babandi Yohana yavuze ngo abamwemeye bose bakizera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Isi niba ifite amahoro, niba isi hari ibintu abantu bakora bikabahira bikagenda, abantu bagakoma amashyi bagataha, abantu bakava mu kazi bakagera mu rugo amahoro, si uko batwaye neza, si nuko bize kuyobora, ntabwo ari ikindi kintu cyabaye, ahubwo ni uko umugeni wa Kristo akiri hano mu isi. Nigeze mbwira bene wacu bambaye umubiri n'amaraso bakora ibyaha babikaraba babigize akamenyero, babwira ngo mwigire mutyo muracyafite igihe, ariko icyo gihe mufite cyakababereye icyo kwihana, ariko igihe Kristo yazamuye itorero muzarogereta. ndakubwiza ukuri wowe unyumva cyangwa uzandeba kuri iyi kamera, kuri Biremera TV, umunsi itorero ryavuye mu isi, umunsi Kristo yazamuye urubyaro rwe, umunsi Imana yazamuye itorero, umunsi umugeni wa Kristo yazamutse, ibi bintu byose mubona biri ku murongo bizakwama, ibindi bize mw'inguni, kubera itorero rizaba ryazamutse. Ni umwanya wo kongera gutekereza, ni umwanya wo kongera kwibwira ngo mbayeho mu buzima bunesha cyangwa mbayeho mu buzima buneshwa. Ikibi cye kukunesha aho buneshesha ikibi cyiza. Abakobwa n'abasore bo mu mujyi n'abo mu cyaro, abagufi n'abarebare, abize n'abagenda birata ukuntu, ndivugira abakobwa n'abasore n'abagabo ariko n'ababyeyi, abenshi babayeho mu buzima bw'ubutsinzwi cyangwa bwo gutsindwa, bibwira ko bateye intambwe nyinshi mu buzima bwo gutsinda, nyamara siko biri. Mw'iyi si yose hari umuntu umwe utagira umukurikira wa kabiri, umwe mu maso y'Imana, Imana irebe ikavuga ngo murebe uriya muntu, murebe namwe, wemerewe kwirata. Uwo nta wundi ni uwirata ibi, ubwe mu mutima we azi ko yakiriye Kristo, nta cyumba yamuhishe, ubuzima bwe buyobowe na Kristo ku manywa na nijoro, aho abantu bareba n'aho batareba. Uwo nguwo rero ari mu ntsinzi yo ku manywa na nijoro. Ariko umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ntiyakagombye kwirata. Niyo waba utuye ahakomeye ntago wakagombye kwirata, niyo waba warabyawe n'abeza, uri imfura cyangwa se uzi kuvuga indimi nyinshi izi zina ahangaha, ntiwakagombye kwirata. Uwirata yirate Yesu. Niba Yesu Kristo ntawe ukurimo, kwirata byihorere. Nubwo hari abagushyigikira mu bwo bwirasi bwawe, ariko ubwo bwirasi nta kintu buvuze, kubera urirata imyaka mikeya nukabya ntuzarenza 100. Ibyo bizarangira. Hari terimi hano hanze cyangwa se imvugo ivuga ngo nta myaka 100, abantu bakarya nk'abenda kubimara, abandi bagakora nk'abenda gupfa, abandi bakazirura ibizira, abandi bakiyahura bareba, ngo nta myaka 100. Nagira ngo nanjye nkubwire ngo nta myaka 100 ufite yo kwirata, niyo myinshi kandi nukabya ntago uzarenza aho ngaho. Ariko abamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bazirata ibihe n'ibihe. Bibiliya iravuga ngo tuzishima urupfu hejuru, ngo turubwire ngo warupfuwe urubori rwawe rurihe, ngo tubwire kuzimu ngo kuzimu we mbese urihe ahawe ko tutahabona. Ubayeho mu buzima bwo gutsinda cyangwa waratsinzwe. Abantu baririmba baratsinzwe, Yesu Kristo arimo ntawe muri bo.
abantu baba mu matorero ariko baratsinzwe, abantu bashumba baratsinzwe, abantu bayobora ibyumba baratsinzwe, abantu bari mu buzima bwo gutsindwa. Ariko ndagutangariza muri aya masaha, ongera wakire Yesu Kristo, ongera ugirane umubano mwiza na Yesu, ongera wumve Kristo muri wowe, ongera wange ibyaha, wibizirura ibyaha ntibajya babibatiza. Ariko abantu bo muri iki gihe barantangaje. Yesu yavuze abantu, arababwira ngo, abwira abantu bari baramukurikiye, arababwira ngo abantu bo muri iki gihe ngo baratangaje, ngo bameze nk'abana bahagaze mu isoko, ngo barimo bahamagara bagenzi babo, ngo bababwira ngo twaririmbye indirimbo nziza zo kubyina ntimwabyina, ngo turirimbye indirimbo z'imiborogo ntimwarira, ngo murashaka iki? Abantu bo muri iki gihe baratangaje cyane. Ariko ni mu gihe cya nyuma kandi ni iminsi ya nyuma, reka bakore uko babyumva. Ariko nkugiriye inama, cunga neza urebe ubuzima urimo, ntiwibwira ko uhagaze kandi waratsinzwe. Ubuzima urimo ni ubuzima Kristo ari gushima. Mu kanya nabivuze ngo ibyaha ntibabibatiza. Niba icyaha Imana ikibona nk'ubusambanyi, nubwo ni ubusambanyi. Wihenyekereza ngo gisiga ingwa, ucyambika ikanzu cyangwa se ucyambika ijipo. Ubusambanyi ni ubusambanyi. Ubusambanyi ntibuzaba ikindi kintu, buzaguma ari ubusambanyi. Amagambo n'ibindi byaha bizaguma ari ibyo. Icyaha kizahora cyitwa icyaha. Ntabwo icyaha kizabatizwa kubera ko twageze muri 2022 cyangwa no hejuru. Oya, icyaha kizahora ari icyaha. Yohana, umukristo witwa Yohana, ku kirwa cy'i Patmos aho bari baramujugunye ngo azapfireyo kuko yari yarananiranye gupfa, yandikira amatorero 7 yo muri Aziya, yaravuze ngo hari ijambo yakundaga kuvuga rivuga ngo unesha, ngo nuzambika imyenda yera. Ijambo kandi twavuze cyangwa turimo tuvuga riravuga ngo unesheshe ikibi cyiza. Wakwibaza ngo wanesha ute? Ko mu ijuru azaba banesha. Wanesha ute? Fata Kristo umukomeze, nurangiza uneshe ibikurwanya, atari wowe uriho, ntabe wowe, ahubwo habe Kristo. Reka nsengane nawe. Mana, mu izina rya Yesu, icyubahiro n'ubutwari no kuganza no gutegeka n'ibibi byawe wicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikibi cyanesheje abantu, ariko uyu musore, uyu mukobwa, uyu mugabo, uyu mubyeyi, uyu muntu uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo, wimenye ko yaneshejwe, umuha imbaraga zo kunesha. Ntazongere kuneshwa ukundi mu izina rya Yesu. Mukomeze amaboko, akomeze urugendo afite ibyiringiro. Urakoze cyane kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kutwemereye tukavugana n'abantu bawe. Ngaho rero ijambo ryawe rirekeresha ibitangaza byinshi n'ibimenyetso, kugira ngo rigire umumaro ukwiriye kandi rikora icyo waritumye gukora mu isi, none n'iteka ryose tubyabaje twizeye. Amen. Imana ibagirire neza. Njyewe nitwa Kwizera Jonas, ndi umukristo. Shalom kumana.